reka tubasuze abakurikiranye Lemigo TV muri kano kanya ni Ramjan Show. Uyu munsi ndi kumwe n'umuhanzi kandi akaba ari n'umupadiri yo mwise umukozi w'Imana ntagabyemera. Ubu rero ndagira ngo dusoze. Mwiriwe muraho. Ako padiri kubera iki wanga ko tukwita umukozi w'Imana? Umukozi w'Imana numva bivugitse nk'umuntu ukorera amafaranga cyangwa uri ku kiraka kandi sindi ku kiraka. Ngahita mzina. So umva ko abantu bakwita nde? Ndewe kwako ibyo nize kugira ngo mbe padiri numva bihagije, ahubwo ariko tugiye muri ibyo bisanzwe nko mu Kinyarwanda numva byaba byiza umuntu abaye umwana w'Imana, kuko urumva umwana yari mu rugo deja birahita binumvikana. Ari ukwita umwana n'umukozi we wahita mwiki? Nahitamo kuba byombi. Umwana n'umukozi icyarimwe. Ngiye guhitamo rero nahitamo kuba umwana, kuko umukozi urumva baba baramwangaje bashobora kumwirukana akoze nabi ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko umwana ashobora no gukosa, ariko akoze kari umwana aba afite iyo confiance, ariko umukozi ntago ibirimo cyane. Nicyo ngicyo ngiye njyangirira iryo zina. Ndi muri umuna wa Yesu. Icyo nanga n'umukozi, umukozi si ukwanga izina ubwaryo uko no muri biraririmo, ariko icyo numva rishaka gusobanura mba ndi kumva ntari bitari guferinga neza. Ubundi amazina yawe bwite na yahe? Nitwa Jean François Uwimana. Urumva ko nta n'umukozi urimo. Ukaba uri padiri? Nkaba ndi padiri wo muri diocese ya Nyundo. Paruwase yihe? Ubu mba muri paruwasi yitwa Mubuga mu Kibuye. Centrale? Oya, centrale iba iri muri baba diocese, umupadiri bakamushyira muri paruwasi, paruwasi arimo ibifite amasantrale. Iyo ngiyo ndimo ifite amasantrale ane. Ubwo yose na yacu abapadiri bahari. Nukuvuga ngo uri padiri mukuru wa paruwase cyane? Padiri mukuru ndi vikeri ubu ngubu. Ubwo iyo uri vikeri akenshi ushinzwe urubyiruko, padiri mukuru ashinzwe ibindi, abakristo bakuru n'ibindi. Mwese bamubashinzwe ariko bakagira icyo bahereza umuntu by'umwihariko. Ubu ngubu ngiye nshinzwe urubyiruko muri paruwasi ya Mubuga. Uwo mwumvishe rero ni Padiri Jean François. Tukaba turi kumwe kano kanya, none tugiye mu buhanzi bwawe. Impamvu nagutumiye nk'icyamamare. Cyamamare uri icyamamare? Yego nayo simbizi ubwo byo bijaka icyamamare, umuntu uzwi ubwo ngo. Kubera ko uraririmba, ukora injyana yawe bwite, nyita ko ari bwite kubera ko hagize umuntu ugerageza kukwigana twamenya ko yiganye padiri. So uri umuhanzi ukaba kandi uri n'umukozi w'Imana, nubwo wanze kubyemera ariko nibyo. None ubuhanzi bwawe nibwo turajya kumo cyane uyu munsi kugira ngo abantu babashe bakumenye neza. Ubushize twarakoranye muri Ramjan Show, abantu barakubonye kandi bakunze ibihangano byawe. Hari na bamwe bagiye bambwira ati ese padiri azagaruka ryari, ariko uyu munsi nyine twabanye kugira ngo tubashe kuganira. Tujye kuganira kuri ibi bintu bikurikira, turaganira ku buhanzi bwawe ndetse n'ubuzima bwawe bwite. Ubwo uraza kubitwemerera tukubaza ibibazo byinshi cyane, uburyo wakuze, uburyo wabayeho, ese nk'urubyiruko mubana uyobora, ese koko wigeze uca mu buzima nk'ubwo baciyemo mbere yuko ugera ku iyo ntambwe? Padiri ajya gukora ubuhanzi gute, noneho akaba n'umuraperi gute? Ubwo ndumva ikibazo ubwo ni ukurapa wenda, ariko kuririmba byo ngira ngo abazi umuziki neza n'amateka yawo waturutse mu kiliziya, ngira ngo nibigira n'ibyo kwandika amanota byanze bikunze n'abapadiri babizanye mu Rwanda, iyobokamana ariza bizo nta kibazo. Noneho rero byo kuba kurapa, kwa ko nize umuziki mu seminari nabyo numvise nta kibazo, ko ikibazo rap cyangwa hip hop mu Cyongereza. Rap ngira ngo akenshi ni n'abafaransa bakunda kubikoresha. Kurapa, rape ugenda ku hip hop no kubyina usimbuka. Hip ni ubwenge bundi, mind. None hop ubusimbuka. Ubundi ngira ngo origine y'ijambo cyangwa ryaturutse no kuvuga ngo abayitangiye bari ahantu bakeneye ibisubizo vuba vuba, ubwenge bugomba gukora vuba vuba, badafite n'ibikoresho byinshi byo kuririmba. Ko yatangiye mu mageto muri Amerika, New York, bahitaga bafata ibintu hafi aho bagahita bakora injyana yihuse, kandi bashaka iki kuvuga ibibazo bafite, kandi bumva ko bakeneye ngo ubwenge bwihute busimbuka vuba vuba bubona ibisubizo. Nkumva rero ukurikije nyine icyo hip hop bivuga, kuri padiri ntacyo bitwaye. Hanyuma ngiye nabikoze ubu ngubu ngira ngo mfashe urubyiruko, kuko wenda benshi bapfa kubikora gusa batazi niyo bivuye. Noneho umuntu yabivuga nkuko bivuze nawe gitangaje ngo padiri ngo yagiba
ubundi iri jambo ubwaryo nta kibazo ariko waryo ubona n'ababikora bariya wenda ishusho mbi bakabifata ukuntu uko umuntu agomba kubikora wese ari umeze nk'umusazi ibyo ngibyo ngira ngo ubwo padiri yabikoze abantu bazamenya ko atari umusazi ugomba kubikora cyangwa ijambo ntirikibaho ntabwo bakivuga gutyo bavuga gute iryo jambo mvuze bavuga ngo abafite ubumuga n'ibikiye wow ubwo rero ni ndagira ngo abantu badukurikira muri kano kanya mbere yuko tujya muri nuvuga ngo muri the time mvuge ngo ukora hip hop kora rap usobanuye neza rap cyari cyo na hip hop none ndagira ngo uduhereze icyo bita acapella abantu bari kutureba kano kanya bashobora kuvuga atari ko sera mjyane none ibi ni ibiki ko tumenyera dusetsa noneho uyu ni umuraperi cyangwa ni bya binyoma ntabwo ndi kubeshya kubera ko nicaranye n'umuntu ufite aho ahuriye n'Imana cyane reka rero aturapire mu ndirimbo akunda cyane yawe bwite ubundi abantu babone koko ko ari wowe ngira ngo zose ndazikunda ariko ubwo nahita njya kuyihe kuri inshuro ifasha mikoro nk'uri kuri stage kabisa ndagerageza nubwo nakunda amageste ubundi nyine geste nizo bitirira ntuza geste urumva nkuko nabivuze no gukora ibintu byoroheje hafi instrima zabaye nkeya abenshi bahitaga bafata amadebe cyangwa bagakwita ku ntebe bagakreya beat hanyuma bagahita bayigenderaho ubwo rero nanjye nafashe nkora n'izindi zose ariko rap niyo bakunze cyangwa hip hop ubwo ndafatamo akantu gatoya akantu kabisa ndagira ngo we ubemere nk'umuntu uri kuri stage uramutse kuri stage ubwo indirimbo mfite iya mbere yitwa Twigendere ntangira mvuga ngo numva bavuga ariko batavuga Imana baba bavuga iki batavuga Imana ako ntigahagije nawe gahagije nongereho kandi nuvuga ngo urampa rap yigaragara kabisa kuko iyo umaye intro twagiye hugu ikindi gice ni wikiheba izere agatima kagitera kucyo uvuga utyo kandi ukiriho agatima kagitera nabicuritse ubundi ngiye ndirimba mbisoma ubundi amagambo ni kuki wiheba kandi ukiriho agatima kagitera sibyo wikiheba izere ubwo nshobora kubikurikiranya noneho gutyo ubwo no umuntu ubwo style nayifashe indirimbo nayihimbye nyimba nk'umuntu wihebye ukamusanga hano ukamubwira ngo were kwiheba ujya kubikora ukungira ngewe none gutanga message nakubwira nti were kwiheba nsanze nk'ahantu ukayitumbwira nabuti mbi ruhande ntago nzi icyo uri kuvuga ubwo ngiye mpita mijyana muri beat nkahita ntangira ngo kucyo uvuga utyo kandi ukiriho agatima kagitera izere kuko ugifite akuka Imana irakuzi iyo yakuremye iragukunda wishidikanya gutyo amageste kandi ukiriho agatima kagitera ukiheba izere Imana irakuzi iyo yakuremye iragukunda wishidikanya sibyo ngibyo ntabwo ndi gusoma misa ninde noneho ninde ukuririmba chorus chorus nayo ndayiririmba okay iririmba chorus iyo ndirimbo twumva chorus iyi ndirimbo ivuga ngo twigendere twisangira Imana twigendere twisangira Imana yacu dukunda uri kubwira abantu bitaba Imana kugenda no kuba ko nabitekereje nk'abantu bari ahantu badashaka kujya gusenga none ngiye nkababwira ngo tugende dusanga Imana idukunda ntago ari ugupfa nubwo ari ryo jambo nyine nafashe ijambo tugende dusanga Imana ahiba aho basengera niyo style nafashe nubwo ijambo rivuga cyane barikoreshe kenshi mu gupfa gusanga Imana ariko rizwi cyane yo gupfa no kwitaba Imana ngiye navuga gusanga tugende dushaka Imana hiri natekereje abantu bicaye ku muhanda badashaka kujya gusenga uko inarangira ivuga ko ari dedicated to guys of the street and the poor people niko irangira niko narangije mu Rwanda uramutse ubonye uwo mwanya uhagije ukaba wakora collab urumva wakorana collab nande basi nanamenye ntabwo nabahitamo kubatondeka biragoye ndashaka umwe cyangwa babiri gusa ubwo senzi bangahe ubwo wahitamo nde guhitamo nibura kavuga ati nibura uyu twakora ndi kwanga ko navuga umwe undi wenda kumva ko we ntamukunda kandi okay vuga batanu noneho muri abatanu amazina nzi nde buriya nzi Jay Polly Knowless
Dream Boys si groupe Urban Boys hari bamwe witwa abapasi babaho ibintu nk'ibyo ngibyo. Okay. So turi kugana rero ku musozo, ariko noneho ndagira ngo menye neza kubyerekeye ubuzima bwawe bwite. Waba waravukiye hehe? Waba ufite imyaka ingahe? Navukiye hano i Kigali, hano i Kanombe, tuza kwimuka tujya, ubundi imyaka yanjye ntabwo ndakuyivuga kubera ko byatuma abakristo bagira ngo ndacyari umwana. Oya, ariko Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ntihagire umuntu ugusuzugura gusorerwa. ariko byo ndakuze, ariko ntabwo ndayivuga uyu munsi kugira ngo tubwire umwaka kugira ngo baze gukuramo, tubwire umwaka wavutsemo hagati, tubwira ngo ni hagati y'umwaka n'uyu. hagati ya 80 na 80 na kangahe, ubwo na gatanu kuva kuri 83 kuzamura ukagera kuri 88 mo hagati aho ngaho. Narangije kuyimenya. Wayibwirwa iPhone kabisa. Kuva kuri 3 kugera ku 8 urumva harimo myinshi, 4 5 6 7 8 aho ngaho hagati. Noneho tubwire, buriya ntabwo wigeze ugeraho ngo ugire n'inshuti nibura ngo ugire umukopine ugire iki, kuba waramuhemukiye di? Muri seminari ntoya iri kuri nivo muri secondaire, nubwo hatigamo abakobwa, ariko umuntu yatashye muri vacances aba rwose afite uburenganzira ko abantu benshi biga mu iyi seminari ntabwo baba abapadiri, cyangwa si bose cyangwa bamwe na bamwe, ariko ntabwo biba bibujijwe. Hari abo rero twari tuziranye, ariko ntabwo bamenye ko Imana ibigenza. Ntabwo ndumva nta bantu nzi twagiranye ubucuti bukomeye ko yo nta mukopine uzwi waba waragize. Yaba barabayeho nyine byari kuba byarangoye guhita nkomeza, kubera ko nakundaga gucuranga no kuririmba. Ndumva kenshi ntarabonaga umwanya, kuko uzi ko bitwara umwanya. Mbese muri make ntabwo wabonaga umwanya wo gutereta? Umwanya wo kujya mu by'abakobwa, ariko gutereta nyine sinzi uko icyo ushaka kuvuga. Okay. Oya, nakuze meze nk'abandi tugakina. Abamandi rero niyo mvuga ngo ukagira inshuti segonderi mfite mwandikira agapapuro. Ariko nyine ikibazo ubu ngubu nuko iyo mbavuze inshuti abantu bahita bumva ibindi. Kugira inshuti ku buryo wamwandikira agapapuro, ukamwandikira agapapuro uti I love you, I miss you, je t'aime, comme rambura amaboko duhoberane duhuze imisaya imisambi. Numva umuntu wo muri segonderi yabikora rwose nta kibazo. Nabikoze ntabikoze cyane. Mu memoire yanjye ntabwo birimo. Ikintu kirimo muri memoire muri segonderi no kuririmba, no gukina ibintu. Wakinaga iki? Nakinaga futu, ngakina karate. Numva nabyo n'umwanya. Karate wageze mu wizeye si style wa Doriyo niyo nakinaga. Sentire yihe? Ubu ngubu mfite sentire noire première dan. Munsi tupisa. Nukuvuga ngo nukuvuga ngo kano kanya nubwo umuntu hano yapfa guhinguka ashaka adusanze muri studio, mba mfite ndi protege, kubera ko first of all Roho Mutagatifu ari hano, ariko mu buryo bw'umubiri ndi kumwe n'umukarateka première dan. Akoze cyane. Noneho umukanya nsiganje ibibanzo bibiri, ariko mukanya uraza dusengere, usengere n'abantu bari dukurikiranye muri kano kanya, ubwo iryo sengesho buri kuri tekereza. Noneho hari ikibazo cyo kuri hip hop nkunda kubaza abantu bose bakora hip hop. Iyo bari gukora hip hop, abahanzi bakora hip hop atari bose bakunda kwifata hagati y'amaguru, bakanambara pocket. Birubivugaho iki? Ese wowe urabikora? Hari amajeste nyine abantu bigana, cyane cyane nk'abo muri Afurika bivuye i Burayi, batazi n'igisobanuro cyabyo, kandi ababikora wenda bafite icyo babikoreye, wenda nabwo bwabo ubundi butumwa ko umuntu yagombye gukora ikintu wamubaza icyo gikoreye akamenya icyo ari cyo, kuko gufata ku kaboko cyangwa ubwabyo, kuko ari ibice by'umubiri, we afite uburenganzira bwe nabwo kuhafata. Ariko hari geste nanone zigaragara nabi, niba baba bazi impamvu bazikora, singiye kugira icyo nabaciraho urubanza, nabangiye gukabya. Ariko nanone hari icyo bita pidere, cyangwa kugerageza kwiyubaha, cyangwa kuko umuntu ntabwo yagenda ngo yambare ubusa mu nzira amaze gukura, afite imyaka runaka. Ubwo babikoze babizi, njye ntabwo nabicaho urubanza. Ahandi waruvuze ni he? Bambara pocket no gufata hagati y'amaguru. Nabyo nibitaregeza. Nigeze kubaza umuntu nanjye. Bitaregeza? Regeza ni style ya kera, ntabwo ari nshyashya, nubwo abantu bagize ngo ni bishyashya byo.
bakabyigana ku makuba ariko numva ari ibintu byahozeho na kera nk'amasunzu no inyuma yabyo wenda imyenda imaze kuza hari abantu bambaraga regeza ariko wenda bakavuga ko bamwe ari abafite ibibazo cyangwa ari abatabashonje ariko hari n'abasore babikoraga kugira ngo ari amafiyeri y'abasore ngo bambaye pocket byagaragara ko ari ubuzima bubi barimo. iyo umuntu ashonje ipantaro iramanuka ko ntayifata hari igihe byaba ari ibyo ngibyo nawe ukabyigana undi atarabikoze ari ukubikora ahubwo byarikoze kuko nyine yabuze aho ayifungira hakaba ariko noneho n'ufite n'uko ateye ari byo iyo regeza ariyo yakoroha kuyikora icyo navuze ni icyo ngicyo gukora ibintu uzi ibyo ukora atari gupfa kubibona ngo bikopiye gusa. Aha ikibazo cya nyuma noneho umuhanzi bita Senderi uramuzi? Senderi nanjye numva bavuga ngo Senderi International ntago sindamubona gutya ariko ndumva izina ndarizi kuko muziho iki Senderi? Radio nanjye muziho byanze bikunze no wibutare sibyo aririmba ikintu nibuka ndumva narumvise yogeze ari vuga indirimbo z'umupira umupira ariko wogeza manza abariyo ariko n'abaririmbye bo hanze ahubwo harimo abunzi abahe banzi bagarugaru niwe nakunze nkiri umwana nkamenya abanyamerika Rikiroso nkamenya ba Jennifer nkamenya indirimbo ya Jennifer wabuze niye cyangwa Icon kubera bimaza direct ko hari igihe bita binanira ariko fata umwanya ariko uraza guturimira indirimbo imwe ya Jennifer cyangwa Icon cyangwa ya Rikiroso cyangwa nde Chris Brown ibintu nk'ibyo ngibyo ariko Rihanna ndumva ari Diamond no Rihanna rimba gato twumve Diamond ndayibagiwe ariko ndumva nyine kubera gukunda kuririmba izanjye kenshi izabandi ntago ziza vuba vuba no rimba Diamond ifite na message nziza cyane turimbiro gato Diamond kire kunyibukije amagambo Diamond in the sky ngo shine like the sky shine like night ibintu bimeze shine like in Diamond in the sky amagambo ndayibuka ariko shine like you and I ibintu ntago nyizi neza ntago mba nabyitaho cyane ndabareba Icon kwiyemforoma garura indirimbo ze nkubwiza ko nabikunze nkiri umwana nkunda kunaririmba hasi rock ikijwi kiri hasi sa n'umwigana urimbe gato twumve toya si crois que si crois que c'est fini attends je donne tes vacances à mon cœur un peu de repos si tu crois que je t'oublie c'est fort umva ikintu nk'icyo ngicyo kiri hasi cyane soleil aux étoiles oh si je t'aimais si je t'ai menti demande à la mer de me noyer si je trahissais notre amour demande à la terre de m'enterrer oh demande au soleil ahubwo iyo ngiyo nindi okay no mu Rwanda ya mbere ntago muhanzi wakwensipiye mu Rwanda nuwe mu Rwanda ufite mu Rwanda nakundaga kumva indirimbo za Byumvuhore niyihe wibuka cyane cyangwa wumva wakumva igihe cyose kubera amazina ntago bihita biza vuba fagitire oya indirimbo irimo ngo harya uririmba ngo urasenga ugapfa waterekera ugapfa yo ni yande ni ya Byumvuhore urupfu ruragapfa rupfa kare ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ntago mba nibuka kubiririmba usabiye igihano cyo gupfa ntusabiye igihano cyo gupfa ruragateterezwa ruragahinina ntago mba mbyibuka kubikurikiranya neza muri kano kanya mwitonde aho muba muri ndabizi ko nta badukurikiranye batwaye imodoka kano kanya uri kutureba nuko wicaye utuje reka muri kano kanya padiri adusabira imigisha anadusengera asengere n'ikiganiro cyacu namwe mwese abafasha umwanya wo kugira ngo mubashe kukireba. Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yegere hose icyo ushaka gikorwe munsi nko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutunga uriduhe none tubabarire ibicumuro byacu kuko tubabarira abaducumuyeho ntuziterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amina. Nyagasani Mana yacu tagushimira ibyiza byose uhora utugirira
tukagushimira ubuzima waduhaye n'ingabire zose uduhunda. Tukagusaba rero wowe uyobora imitima kandi ukayimurikira ngo uduhe cyangwa uduha buri gihe gukora ibitunganye no kubona icyo ushaka no kugisobanukirwa, kuko ntawakora ibyiza utamufashije. Gasabira rero abantu bose, kuko bose ari abana bawe, ngo ukomeze kubumvisha ko uri umubyeyi wabo, maze bahore bakwizeye kandi bishimiye kuba abana bawe. Wubaho ugategeka iteka ryose. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Narangije.